Gufata abantu bose abantu bagashorera nk'abashorera amatungo gusa byo kurangiza umuhango ntabwo bizadufasha kuvana igihugu cyacu mu bukene, ntabwo bikunde. Ikimenyimenyi inteko nshinga amategeko igomba kuvugururwa uyu munsi. Darufu iramutse igiye ku buyobozi, wizera ko rimwe darufu izayobora? Ubu 2050 muzaba mugifite agatuza cyane temere baraza hari abafite ibindi bemeye. Nshuti bakunze b'imbarutso ya demokarasi, reka nizere ko mumeze neza mu bice murimo bitandukanye. Abatamerewe neza ni mwihangane. Umwaka mushya muhire tuwutangiranye iki? Ni imbaraga n'imbaduko, ubushake, gushobora, kandi turabizi ko tuzabishobozwa n'Uwiteka. Reka twizere ko byose bizagenda neza, kandi twizere ko n'umwaka watambutse wa 2022 nawo wabagendekeye neza. Abo utagendekeye neza murebe aho byapfiriye uyu mwaka mubikosore. Nkuko muri kubibona imbere ya kamera y'imbarutso ya demokarasi turi kumwe na Mme Victoire Ingabire Umuhoza, presidente fondateri wa Darf Umurinzi. Tugwaye ikaze nanone hano ku mbarutso ya demokarasi. Murakoze kunyakira, mbifurije umwaka mushya muhire, ndetse nawifurije abakurikira imbarutso ya demokarasi uzababera umwaka w'ishya n'ihirwe, muzatunganirwa mu byo mukora byose. Aha, mu mwaka wa 2022 wagusigiye iki? Wasigiye inshuti, unsigira abavandimwe, wasigiye ikintu gikomeye cyane, kuko umwana wanjye w'ubucura yaransuye narokaga kubona nyuma y'imyaka 12 turatemberana igihugu. Wabonye ko wasohoye indirimbo wakoresheje amafoto yo mu Rwanda, donc ni souvenir nziza na urwibutso rwiza nawe yagize rw'igihugu cye, igihugu cy'abasekuruza be. Donc nicyo kintu navuga. Ariko navuga ko wasigiye kwiyungura ubwenge n'ubumenyi mu bintu byinshi, buryo uko ugenda ukura imyaka ishira nuko mu buzima hari byinshi ugenda wigiramo. Ni ikihe kintu utakoze wateganyaga muri uyu mwaka washize, umwaka wa 2022 utakoze neza uvuga uti muri uyu mwaka mushyashya ngomba kubikora neza? Ikintu kitakozwe kandi nifuza ko gikorwa ariko bidaturutse ku bushake bwanjye, biturutse ku mpamvu z'imiterere igihugu n'imiyoborere dufite uyu munsi, ni kwishyaka ryanjye. Nari nzi ko 2022 uzasiga ryanditswe, ntabwo ryanditswe. Ubwo rero no kureba muri uyu mwaka mushya wa 2023, cyane ko ari umwaka urimo igikorwa cya politike gikomeye ku baturarwanda bose. Inteko nshinga amategeko igomba kuvugururwa, donc ni igikorwa gikomeye kizaba muri politike muri Rwanda rwacu. Donc ntegerezanyije amaciko kuzareba uko bizagenda. Bazahinduka abadepite, abari bahari bakoze iki ku ruhande rwa rigatuninje no mu kiganiro gutyo? Ubwo tugiye mu miyoborere, ntabwo ikiganiro turi butinde, kuko icyo tugiye kuganira tugiye kurebera hamwe ishusho y'umwaka 2022. Ari inkuru nabonye mu kiganiro, ababonye ikiganiro cya twakoranye na Jean Paul, yaravuze ati yashyizemo inkuru handitseho ngo niba amaki, niba ngari amagambo abantu ngo bagiye ngo bagira amatiku, ngo amatiku ngo yo muri 2022. Uyu munsi twege ntabwo ari amatiku tujemo, twe tuje kureba uko ishusho yari imeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tuduheraho mu miyoborere myiza. Njye nkora na politiki ariko sinjya mu matiko, kuko ntabwo amatiko ndeba nayo njyamo nta nubwo njya ku mwanya. Hari abantu bajya rero babyitiranye n'amatiki ibyo mukora. Ntabwo ari byo, ni cya kibazo dufite mu Rwanda ko hakiri imyumvire iri hasi y'abantu kumva politiki, abantu bakagira amatiko. Uvuze politiki abantu bumva ibintu bibi, bumva guhangana, bumva gutukana, bumva kwicana. Undi politiki nyayo ntabwo ari ibyo. Politiki ni ubumenyi cyangwa ni science yo kumenya uburyo ubuzima bw'igihugu bugomba kuyoborwa, uburyo bagomba kuyobora, bagashyiraho gahunda z'ubuzima bw'igihugu bwose, uburezi, ubukungu, ubuhinzi, ubworozi, ubuzima bw'igihugu bwose. Donc ibyo byose biri hamwe n'ibyo byitwa politiki. Abandi bakunda kuvuga ngo c'est l'art de mentir, ngo donc ngo no arse umuntu yake ngo ni nk'ubumenyi bwo kubeshya, kuko kenshi bakunda kuvuga ngo abanyepolitiki ibyo bavuga ntabwo ari ukuri, ariko ibyo byose njye ntabwo mbyemera. Nemera ko politiki nyayo
ni uko ufite umurongo ugaragara ukavuga uti njyewe mu burezi ndifuza ko tugira uburezi buha abana bacu ireme ubumenyi butuma bashobora kwibeshaho nk'igihugu cyacu cy'ubukene kugira ngo dushobore kuva mu bukene. Ntabwo tuzava mu bukene abana bacu badahawe ubumenyi butuma bibeshaho, badahabwa ubumenyi bwabo bwo kuvuga ngo bategereje kwicara kubona akazi bahawe na leta. Hoya bagahabwa bwa bumenyi butuma bashobora kwibeshaho. Kandi mu bice byose binyuranye by'ubuzima, hari mu myuga cyane ngiye nkunda kuvuga ngo igihugu cyacu gikennye tugomba kugira benshi bari mu myuga. Niba ubundi ukuntu ntekereza ngo uburezi twakagombye kubukora, twagombye gukora abana bacu bari mu mashuri tukabakurikirana bakiri batoya. Umwana uko ubona ubumenyi bwe buciriritse, ugafite uvuga umwana ufite ubumenyi buciriritse burase ashobora kujya mu myuga, kuko kenshi usanga umwana ufite bwa bumenyi buciriritse utumva cyane imibare, utumva cyane indimi, utumva iki, usanga kenshi ibintu by'imyuga bishoboye. Cyo gihe ugatangira kumworiyanta akiri mutoya mu bintu by'imyuga, kuko ashobora no guhimba ikintu atarageze muri zo za kaminuza, ariko kubera ko ubwo bumenyi bwe no gukunda ibyo bintu bye by'imyuga, usanga hari ukuntu agenda akabitozwa akiri mutoya, ukuntu bigenda bitera imbere mu bwonko bwe, ugasanga ashobora kuba yavumbura ikintu bitagombye ko ubarize kaminuza. Doko ntabwo bivuga ko kwiga imyuga bivuga ko umuntu ntacyo yageraho cyatuma yiteza imbere. Hanyuma afite ubumenyi buringaniye, ugasanga bajya muri bwa bumenyi ngiro, imirimo ya sekretari, ubunyamabanga, sekretariya, ibaruramari, ibintu nk'ibyo. Noneho babandi tubona ko ari abahanga, babandi baza rwose ba mbere, akaba dutangira kureba uburyo biga za science, biga ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko icyo gihe bafite ubundi bumenyi bwo hejuru. Buri byiciro by'abana bitewe n'ubumenyi bafite bikagenda byitabwaho by'umwihariko. Niho uzasanga urubyiruko rwacu twarabuhaye ubumenyi butuma bashobora kwibeshaho. Ariko gufata abantu bose abantu bagashorera nk'abashoreye amatungo gusa byo kurangiza umuhango, ntabwo bizadufasha kuvana igihugu cyacu mu bukene, ntabwo bikunde. Ikimenyimenyi ni uko uyu munsi dufite urubyiruko rwinshi rw'abashomeri. Ziriya ni ingaruka z'uko abantu bize bakiga ari benshi, ariko mu by'ukuri bakavamo badafite ubumenyi bwa bundi bushobora gutuma yicara ubwo akitekerereza, avuga ati nshobora gukora iki kintu, agahimba akazi, agahimbira akazi. Uyu munsi ibyo biracyagoranye ubushomeri. Nanone nuko ikindi kintu dufite hano mu Rwanda, niba ari umwihariko, nabyita umwihariko ariko utari mwiza, 60% ni urubyiruko rufunze. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko byonyine kuba dufite urubyiruko rwinshi rw'abashomeri ni imbaraga ziba ziraho zirimo zipfa ubusa, ziba zitarimo zikora. Noneho kumva ko bafunze, ndatekereza ko benshi bafunze kubera ibiyobyabwenge, kubera gusinda, bakajya mu bikorwa by'urugomo, bigatuma bajya gufungwa. Niyo mpamvu ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cyo kugira ubukungu butaringaniye, ugasanga bamwe bakiza abandi bakennye, ibyo bintu bishobora kuvamo ingaruka z'umutekano muke, utari ukuvuga kurwana by'amasasu n'iki, ariko umutekano muke ntabwo ari amasasu gusa no kurwana. Ni ibyo byo kugira nyine abantu bagenda bakanywa ibiyobyabwenge, ugasanga barimo barakora urugomo, ugasanga abantu bararwana, ugasanga abantu barimo baricana. Ibi byose nabyo ni umutekano muke ku gihugu, ku batuye igihugu. Niyo mpamvu njye mba ntekereza nkavuga nti urwo rubyiruko ntabwo muri gereza ari cyo gisubizo. Nkunze guhora iteka ntanga igisubizo mvuga nti urwo rubyiruko ni urubyiruko rufite aho rubarirwa, rufite isibo rubarirwamo, rufite umudugudu rubarirwamo, rufite akagari, umurenge, akarere, intara. Kuri izo nzego zose rero ko kureba tukavuga tutese hano dufitemo urubyiruko rungana iki, rufite subuhe bumenyi, abafite akazi se nabahe, abatagifite se nabahe. Abo batagafite bakiyuga uburyo bagenda bafashwa kubumbirwa hamwe, hama bagashaka uburyo bashakirwa babashyize mu makoperative kugije n'ubumenyi bafite, bagashaka imirimo bashobora gukora yakwiteza imbere. Iyo mirimo rero bisaba ko leta ishyiramo ingengo y'imari, kuko leta nidashaka ingengo y'imari gufasha urwo rubyiruko rwacu, igisubizo kizakomeza ko bajya muri gereza. Niba 30% dufite bari muri gereza, kandi dufite ubucucike bugeze kuri 174 ni bwinshi cyane, umva abantu benshi cyane, abenshi muri bo akaba ari urubyiruko. 30% muri abo bose akaba ari urubyiruko. Urumva ni imbaraga z'igihugu n'ejo hazaza. Se n'urwo rubyiruko rwacu uyu munsi turushyize muri gereza 60% bakaba muri gereza, u Rwanda rw'igihe cyabo ruzabaho rute, ruzakorerwa nande, ruzakora iki? Niyo mpamvu niba dutegura ejo hazaza heza h'igihugu cyacu, tugomba gutegura urubyiruko. Urwo rubyiruko rero nuvuga ko leta mu mafaranga yose bashaka y'imfashanyo y'imisoro iki, hagomba kugenwa byanze bikunze ingengo y'imari igomba gushyirwa mu gufasha urubyiruko uburyo rwakwiteza imbere.
wenda arabazakurikira bakavuga bati hari za BDF abantu benshi twarabyumvishije uko abantu bakubwira bashyizeho imishinga bikarangira mu by'ukuri nta kintu bafashijwe. Navuga ko BDF ni nk'agatonyanga mu nyanja, nuko abantu bafashwa na BDF ni bake cyane. Ari mpamvu deja n'imyaka imaze abantu bagombye uburyo hari igihe ufata program ukayishyiraho igakorwa, ariko hakabije ugomba kwicara kuvuga utariko iyi program nashyizeho ese hari icyo yagezeho, niba nta musaruro itanga, niba harashyizweho BDF kugira ngo ifashe urubyiruko, ifashe abadamu, bikaba bigaragara ko urubyiruko rwacu uyu munsi rukomeje gushomera, ndetse abenshi bakaba bari muri gereza. Igisubizo ni ukuca bakavuga ati BDF ntabwo yabaye igisubizo. Noneho kuki abantu batavuga bati ariko reka turebe biriya bintu byenga biravuga byo kureba urubyiruko rwacu aho ruri bitewe n'umurenge bakicaka bakavuga dufite urubyiruko rungana iki rw'abashomeri, ese urwo rubyiruko rwirirwa rukora iki? Kuko nibyo navugaga by'ukorwa by'urukundo, ntuzasanga bagiye gutera ahantu kwiba, ntuzasanga kutubari bagiye kunywa yo nyuma bagateza umutekano muke bakarwana, ahubwo bakareba urwo rubyiruko rwacu rwirirwa rukora iki rudafite akazi. Ntidufite se muri izo nzego z'ubuyobozi dufitemo abantu bashinzwe imibereho myiza, mbese abantu bashinzwe imibereho myiza kuki batita kuri urwo rubyiruko? Noneho bavuga bati urubyiruko rwacu tugiye kurufasha gukora koperative yo kumesa, yo koza imodoka, yo kugira gutese, yo gutera ipasi, kumeza tugatera ipasi, yo koza imodoka, yo gukora amasuku, yo gukora amashanyarazi, yo kubaza, yo kubaka. Ubwo bumenyi bwose bunyuranye, kuko akazi ariko kose akazi nakagutunze, ntabwo akazi ariko kwicara mu biro gusa wambaye karavate cyangwa wambaye costume nziza. Akazi nakagutunze. Noneho muri abo bashinzwe imibereho myiza muri izo nzego dufite bakamenya urwo rubyiruko, noneho bakanavuga ati urubyiruko rugiye gukora ibi, bagashaka n'ingengo y'imari, kuko leta nidashyira amafaranga muri urwo rubyiruko ngo irufashe ntabwo bizaba yubaka ejo heza h'igihugu cyacu. Ntabwo ejo heza h'igihugu hazaba hari kubakwa, ahubwo hazaba hari gusenywa mu gihe urubyiruko ruzaba rudafashijwe mu kugira ngo rube rwahimba imirimo, rukura amaboko mu mifuka. Ariko hari n'abajya bavuga ngo urubyiruko rushobora kubona rwo ngo rubigiramo uruhare rukaba rwisinziriye. Mu kiganiro duherutse kugirana na Ntaberwa niwe wavuze ngo urubyiruko rw'u Rwanda nta muntu rufite rwigiraho rwose ngo rurirera. Urubyiruko rw'u Rwanda rwirirwa rureba muziki, bose abenshi bagashaka kuba abasitari, birirwa bareba filime, bareba amahaka bagisimenti kuwa gatanu bakajya kubyina. Ntabwo cyo ngibyo ni byiza koko habaho ibintu bya ruwaziri, donc ibintu byo kwishimisha, urubyiruko ruba rukeneye ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ibyo bijyamo wamaze no gukora, hari n'icyo winjije. None se niba udakora ufite imyaka 25 ubutekereza ku myaka 40 uzabahute. Donc nicyo kibazo dufite, ariko urubyiruko ntabwo ari rwonyine rushobora kuko bakunda kuvuga ngo ni mwihangira imirimo. Ntabwo urubyiruko rwonyine rushobora kuzi, kuko niba iyo politiki yo kuvuga ngo urubyiruko rwihangira imirimo yaravuzwe imyaka ikabishize ari ingahe, urubyiruko rukanga ntirubone iyo mirimo, bakavuga bati twebwe turabura igishoro, kandi koko biragoye. Urebye erega turi mu bihugu bikennye, donc umwana usanga yarize kugira ngo ashobore kwiga, iwabo baragiye bagurisha gake bamunusura gake ku butaka, banusura gake bakagurisha, bategereje ko narangiza kwiga azabona akazi, ni urakishyurira barumunabi, akarangiza kwiga ntabona akazi agashomera. Byonyine nibyo bimutera ikibazo, akavuga ati buse ndi bugume kwicara iwacu baranagurishije n'imirimo ngo nige, n'abarumuna banjye bari batari gushobora kujya kwiga kubera ko imirimo nyine yarangiye badashobora kugusha, asigaye aho bahinga habatunga. Donc usanga ni ikibazo. Icyo rero kibazo nta wundi kireba ni leta. Ntabwo donc leta yakora hirya, kuko leta ni ubuyobozi bw'igihugu bafite inshingano no kureba buri muturage wese. Donc bavuga imibereho myiza bafite inshingano muri politike, muri programme politike. Uri ishyaka riri ku butegetsi uravuga uti ngewe nzita ku kibazo cy'urubyiruko, nzakitaho gutyo. Niyo mpamvu ngiye mvuga ndavuga nti darufa twebwe tukavuga tuti urubyiruko kugira ngo bikunde ikibazo cy'urubyiruko kirangire, turwanye ubushomeri mu rubyiruko, dutegure ejo heza urubyiruko rwacu. Nuko uyu munsi darufa iramutse igiye ku buyobozi yafata urubyiruko ikarushyira mu uko nabivuze bikurikiye mu nzego z'ubuyobozi dufite, tukareba buri rubyiruko ubushobozi, bagashyirwa mu groupe, mu matsinda, muri koperative, tugashyiramo amafaranga muri urwo rubyiruko, hakaba abantu banakurikirana bugufi ibikorwa byabo uko byunguka, bagenda babafasha kwaguka mu bikorwa kugira ngo banave muri za koperative batangire bahanduke company. Nuko nguko tuzava mu bukene, nta n'ukuri tuzubaka ubukungu bw'igihugu cyacu. Ntabwo rwose ibintu byo kurirwa ni byiza, wenda ko dushobora kubaka ibikorwa bigari binini, ariko ibikorwa bidahita bibyarira inyungu abaturage ngo zigaragare twubake bwa bukungu duhereye hasi, ntabwo bikunda. Niyo mpamvu dukomeje kumenya gutya tukagera nyine urubyiruko rw'ubushomeri. Wizera ko rimwe darufa izayobora?
kuko uvuze ko darufa iramutse iyoboye ibyo byose wavuze byashyirwa ku murongo. Ari igihe ujya ugira izo ndoto cyangwa se ujya wifuza ko darufa yajya ku buyobozi bw'u Rwanda? nta umunsi umwe bizaba. None se wageze ngo iyo umuntu ari muri politike ntabwo wicara ngo uvuge ngo kubera ko nshaka ko politike ntekereza dufite umurongo wa politike dufite ashyirwa mu bikorwa uko atarashyirwa mu bikorwa uyu munsi ngo uvuge ngo ubwo 2022 tashyizwa mu bikorwa 2050 ntuzashyirwa mu bikorwa. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ishyaka riba rifite umurongo wa politike, rifite program politike yayo rihari rivuga ati umunsi umwe tuzagira igihe iyo program politike dufite izashyirwa mu bikorwa. Ubu 2050 muzamugifite agatuza cyane. Muri politike nta muntu urambirwa kandi tugomba kumenya kubaka ibintu biramba ntitwubaka ibintu by'igihe gitoya cyangwa byo gutekereza bugufi. Ntibivuga ko ari njye uzaba uhari, icyo ko ntahari, ariko hari undi mudarufa kuko darufa ntabwo ari ingabire. Harimo benshi abarwanashyaka barahari rwose, nubwo batatwandika ntabwo bibuza ko ishyaka ridafite abantu hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ariko amakuru y'abantu bawe ko bajya bagushinja ko utajya uvuga ku bantu bawe bahohoterwa, bagiye bapfa, bari mu magereza, ngo abantu bawe ntabwo ujya ukunda kubavuga mu biganiro byawe, ngo kandi baba mu ishyaka ryawe barakwizeye ngo bakaba bari guhura n'ingorane ngo wowe wigaramiye. Ubivuga he? Ngo njye nigaramiye. Abo babivuga navuga ko ari abashinyaguzi. D'abord ni abantu badakurikira politike ngo bamenye muri politike ibibazo bibamo, urugamba umuntu aba ariho, ntabwo rwo guhorura uharanira urebotse ese baburanye kuki bataburana, wari Rwamagana Theophile baramwimuye bamujyanye he, nta muntu babwiye ukuri gukurikirana. Ntabwo ni ngombwa ko icyo nkora cyose buri munsi nza kuza kuri YouTube ngo njye kuvuga ngo nakurikiranye burya murabizi byagenze gutya na gutya na gutya. Ariko iyo bari muri des conditions zigoranye nka cyagiye bari bagifungwa bafashwe nabi, nka Silive baramufungiye ahantu habi, n'ibyo byose twakomeje kubigarukaho. Nk'uyu munsi ikintu navugaho nuko biteye isoni binababaje ko bamaze umwaka urenga bafunze bakiri ku minsi 30. Ntabwo byumvikana. Niki impamvu dufite mu butabera ikibazo mu magereza dufite ikibazo cy'ubucucike, nuko kuntu abacamanza bacu basigaye nge navuga ko borohereza abashinjacyaha. Umushinjacyaha afata umuntu akamuzana akamugeza imbere y'umucamanza akamubwira ati muhe iminsi 30 nje gushaka ibimenyetso. Ariko tuvuge nko kuri ka ya Silive nabo bafunganywe, abantu basomye igitabo barangije bakijyaho impaka bari kuri online, barabyemera ari imbere y'ubugenza cyari imbere y'ubushinjacyaha babwira ati igitabo twaragisomye ndetse n'impaka twarazigiye. Icyo batumvikanaho ni icyo bamwe bavuga ngo izo mpaka mwazijyaga gukuraho ubutegetsi, abandi bakavuga ati no twigaga uburyo bakemura amakimbirane hagati y'abantu hatabagombye kuba imirwano. Bakavuga nkabira bibazo byakunze kuba hagati y'abazunguzayi n'abadaso. Kuvuga ati twebwe twigaga nk'uburyo ese umudaso n'umuzunguzayi bahanganye ubundi byakagombye kugenda gute, ese umuzunguzayi byagenda gute kugira ngo ashobore kuvuga ikibazo cye atagombye guhangana ku buryo ubuyobozi anafashwe. Donc ati nizo twebwe twigaga ntabwo twige twiga ibintu byo gukora ubutegetsi. Donc urumva naho hari impaka. Izo mpaka umucamanza yashoboraga guhita azikiza icyo gihe ubushinjacyaha kimushyikiriza dosiye ye, aho kugira ngo bwire umucamanza bwemerere umushinjacyaha ngo reka tubafunge noneho ngo bajye gushaka ibimenyetso. Ibimenyetso ashaka ni ibiki? Ubu uyu munsi uwabaza bavuga ngo ibimenyetso bashaka ni ibihe? Ntabihari. Nta n'ibindi bimenyetso kuko baragize ubu baregeye urukiko, kandi bamaze kuregerwa baregeye urukiko kuva mu kwezi kwa gatatu. Donc bagiye gushira umwaka urukiko rwicaranye dosiye yabo batarabaha itariki yo kuburana. None se urwo rukiko ntabwo nshaka kubyumva. Ku kibazo bashoboraga gukemura muri ya minsi 30 bavugaga ngo bagiye kuba iminsi 30, bashaka kugikemura kuko byari byoroshye cyane. Umucamanza agatavuga ati impaka mufite nizi kuko abantu baburana n'impaka babajya, wowe uravuga ko wakoze ibi wavuze ibi, akareba amategeko avuga iki agakemura urubanza. Ariko gufata abantu ukagenda ukababika muri gereza bakabamaza umwaka urenga badacira urubanza ni ikibazo. Abantu rero bavuga ngo ntabwo nkurikirana ibyo hagati muri yinyi, ntabwo kubera ko batabizi, ntabwo iteka ryose ibyo nkora nza kubivugira kuri YouTube. Ibyo uvuga n'ibyo butakoze ibyo nkora ntabwo mbihoza kuri YouTube. Hari ibindi ntabwo ikibazo cyabo kirangirirwa kuri YouTube gusa, hari n'ubundi buryo umuntu ashobora gukora, kubavuganira, gukomeza gukurikirana ibibazo byabo. Ntabwo rero buri ntambwe nkora cyangwa buri kintu nkoze kireba abantu bacu bafunzwe cyangwa baburiwe irengero ngomba kuza gutanga raporo kuri YouTube kuko ntawe mpa raporo. Ubutabera bw'u Rwanda umwaka wa 2022 wabubonye mu yihe shusho?
uhita unatubwira ishusho ubwifuzamo muri 2023 umwaka mushya turimo. Ubutabera bw'u Rwanda ubundi mu ijambo itegeko nshinga rivuga ko abanyarwanda twese tureshya imbere y'itegeko, ariko muri 2022 ubutabera bw'u Rwanda bwatweretse ko abanyarwanda batareshya imbere y'itegeko, ko hari abantu bararivuguruje kuko batweretse ko hari abantu bashobora gukora ibyaha hama ubutabera ntibubohereze muri gereza kuko bwihutira kohereza y'abandi. Ubundi ndavuga nti abantu bacu bamaze umwaka urenga bari muri gereza bataraburanishwa, hakaba n'abandi banakoze ibyaha biremeye bya ruswa hora batubwira ko ari icyaha gikomeye bakabigoragoza bakabihindura inyito bakabigira gute, abo bantu bakabakatira ntibabafungiye bakabaho bakagira gute kubera ko ndabazi kuvuga neza cyangwa se hari abandi babakingira ikibaba hirya bavuga batabantu bashyira muri gereza. Donc ubundi ubutabera bwagombye kwigenga, ntabwo bugomba kuvugirwamo, nta nubwo bugomba kureba umuntu buhagaze imbere vuga ngo uyu muntu bwari kanaka reka tworoshye. Itegeko n'itegeko rero bigomba kubahirizwa, donc ntabwo bugomba kugera. Rero niyo shusho yagaragaye ku butabera bwacu, donc uruhebye ibintu bibiri, gutinza imanza bakorohereza ubushinjacyaha bukohereza abantu benshi mu magereza badakatiwe bakajya kuryamayo abantu basufura bagira gute gufungwa ntabwo ari ahantu heza wajya kutura imyaka yose warabizi. Hanyuma rero ikindi nuko nyine twabonye yuko badatuma abantu batareshya imbere batarekeshya abantu imbere y'amategeko igihe bakoze ibyaha, abafite ubudahangarwa. Ibyo rero tugasanga mu by'ukuri abacamanza bacu urwego rw'ubutabera mu Rwanda rwica imwe mu nshingano rufite rwo kubungabunga uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu muri iki gihugu cyacu. Kifuza iki rero muri 2023 icyo nifuza nuko kuko ubutabera bundi dufite urabize ko ubutegetsi bufite buri mu bice bitatu. Ubutabera rero ni rwa rwego rwagombye gukora neza kugira ngo ya mategeko dufite yubarizwe, uwayarenzeho uwo ari we wese bakamuhana kukije ya mategeko kugira ngo nibura bashobore bagaragaze nyine umuntu byumvikane ko uyu muntu akoze anyuranyije n'itegeko hari ukuntu abibazwa, ariko unyuranyije n'itegeko bigasamo no kukorohereza bituma no ndashaka kuvuga atari ko biriya ntange nshobora kubikora kubera ko yabonye ko hari n'undi wabikoze itegeko ntirimubaze nkuko ryabikoze. Bisiga mu mutima w'abanyarwanda kuvuga bati burya ntabwo baratubesha, ntabwo itegeko nshinga riratubesha, ntabwo tureshya imbere y'amategeko. Donc uvuga ko abacamanza icyo mbasaba nuko bubahiriza itegeko nshinga bakubahiriza inshingano bafite kureshyeshya ababurana imbere y'ubutabera, nkabasaba kutongera gukomeza korohereza abashinjacyaha akazi babazana abantu babwira ngo mujye muri gereza n'umuntu wafatiwe mu cyuho. Ubundi ntabwo nibuka ingingo yari yo mu gitabo cya Code de procédure pénale, ubundi umuntu yafatiwe mu cyuho cyangwa umuntu aburana yemera icyaha agomba kuburanishwa mu gihe kitarenze ntekereza iminsi 3-5. Ariko korohereza ubushinjacyaha umuntu yakubwiye ibintu byose ko abyemera ategereje ko umucamanza afata umwanzuro, umucamanza gufata umwanzuro akubwira ngo ngabo ugiye muri gereza iminsi 30. Umuntu akagera uwo muco abacamanza bacu bari bakwiye kuwucikaho ukorohereza ubushinjacyaha. Harimo ikintu gisa nkaho ari ubunebwe, donc kudafata umwanya ngo wige dosiye ugire gutegesa n'ikintu cy'ubunebwe. Ikintu nabasaba ko 2023 rwose cyagerageza guhinduka kugira ngo turwanye cya kibazo cy'ubucucike. Ikindi kureba ibyaha byoroheje bitaremereye kugira ngo tugabanye ikibazo cy'ubucucike, kuko president dufite abantu bucucike muri gereza rega tuvuye nk'ubu ngubu muri gereza ya Rwamagana. Muri gereza ya Rwamagana kubera ubucucike burenze burimo, kuko niho hambere ntekereza afite ubucucike bugeze hari kuri 200% barimo bararwara, umubare w'abarwara igituntu wariyongereye cyane ku buryo ntekereza bambwira ko ntekereza imibare baheruka kumpa nuko hari abantu barenze 1000 mu gihe cy'ukwezi barwaye igituntu, kubera ukuntu abantu ari benshi bakaba ku mwanya mutoya umwuka bakumbeka mu cyegeko. Donc icyo kintu urumva ibyo nibazo iyo abantu barwaye igituntu leta itanga amafaranga menshi ijya kubavuza. Donc urumva hari dépense leta ikora zitari ngombwa. Hari abantu ushobora gusanga barakoze ibyaha byoroheje bitari ngombwa ko bajya muri gereza. Hashize igihe rwose Minisiteri y'Ubutabera itubwira iti tugiye koroshya abo bantu bakajya bakora imirimo nsimbura gifungo. Nibaza impamvu iyo gahunda kugeza uyu munsi idashyirwa mu bikorwa. Umwaka ushize hari gahunda batangaje bavuga bati none umuntu azajya wemera icyaha tuzajya tureba byorohe, ntabwo birashyirwa mu bikorwa. Hari gahunda bari batanze kuvuga ngo abantu bazajya babambika ibikomo, ntabwo birashyirwa mu bikorwa. Izo mesure zose zafashwe ko ari zishobora korohereza amagereza akabadegaje na leta ubwayo ikuraho umuze gukomeza gutunga abantu bangana gutyo, kuki bidashyirwa mu bikorwa kugira ngo ibintu byorohe. Ariko ikihurwa kinakomeye cyane nuko ubutabera abacamanza
bakora ku buryo ubutabera bwihuta, kuko ubutabera butinze ntabwo bukiri ubutabera. Bivuga ko hari umubare munini w'ibirego kurenza abashobora kubiburanisha no kubigenza, ibyo ntabwo byaba imbogamizi. Ariko mu minsi yashize ntekereza ko bari bavuze ko bagiye gufata abacamanza bakabaha kontra kugira ngo nibura barangize icyo kibazo, bakora akazi yawe mu dosiye yagiye aryama hirya no hino arangire birangire. Donc ikintu ntashobora kumva nuko hari igihe batanga ibisubizo by'ibibazo bihari bakanabitubwira twese tukabyumva tukumva ni na byiza, ariko ishyirwa mu bikorwa bya reka mubwire muri iki gihugu cyacu dufite ibintu cyitwa gushyira mu bikorwa ibisubizo by'ibibazo dufite. Ni ikibazo gikomeye, sinzi ahantu bipfira. Ibibazo birahari, ibisubizo biratangwa nabyo, ariko gushyira mu bikorwa kugira ngo bya bibazo bikemuke bashwida hari ahantu bipfira kugeza uyu munsi ntaramenya hariho. Uyu munsi rero mu miyoborere myiza urumva ubutabera tuvuyeho, twavuye no ku bushomeri, imiyoborere myiza ho hari icyo cyagaragaye muri 2022. Mu 2022 byaragaragaye ko hari abantu mu nzego z'ibanze bacyumva baremereye bagikorera ubwo mu muturage, umva baremereye akagenda agasanga umuturage yahinze imyaka igeze kure, akagenda agatinyuka akayirandura, akumva cyari ibintu umuntu akora ari umuyobozi. Nkibaza nkavuga nti sira muntu ajya yishyira mu mwanya uwayoboye, uzi kugenda ukarandura imyaka y'umuntu. Umuntu ahinze ibishyimbo byerera amezi 3, umuntu ategereje ko nyuma y'amezi 3 azaba afite ibishyimbo byo kurya. Uragiye uratinyutse umurimo urawuranduye uwushyize hasi, utekereza ko umuntu azabaho ahati. Mu gihe mbere yuko yeza ibindi, umuntu w'umuturage udafite handi akura amafaranga avuga ati ngenza tungwa nabera bishyimbo bimwe nzabirya ibindi bishyira ku isoko nkuremo ibindi. Uwo muyobozi ukora ikintu korwa nk'icyo abatekereza ko umuturage azabaho ati. Tungo ibintu nk'ibyo ni ibintu bikwiye gukosorwa. No mu miyoborere ko dufitemo abadepite bose sinumwa za rubanda, intumwa za rubanda bazanahindurwa, intumwa za rubanda zavuze ngo ntabwo zivugira rubanda. Uyu mwaka tuzatora abadepite, ndizera ko tutazatora abadepite batubwira ngo ntabwo turi intumwa zanyu, ngo ntabwo turi ijwi ryanyu. Kuko niba depite mu nshingano afite, usibye izo gushyiraho amategeko, afite n'inshingano zo kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Bivuze ikizi arabireba mu mwanya wanje, kuko ngewe ndarwana wenda n'ubundi buzima busanzwe bwanjye, sibyo? Ariko warimo arareba arambwira se guverinoma yasezeranyije abaturage kuzabaha amazi meza. Uwo mudepite agomba kureba se amazi meza yabagezeho, akambariza akabaza mu mwanya wanjye, akavuga hari amashanyarazi agomba kugezwa ku bantu, ese bimeze bite? Hari ya mashuri y'imyuga, ese amashuri kuki nasomye muri ya raporo yabo twavuze ubushize tutarangijeho ngo hari ibigo bifite mashini zo kwandika ku mipira, ngo ariko nta muntu uzi gukoresha izo mashini. Amashuri ntabwo azi gukoresha izo mashini, barazibitse. Hari ibigo by'amashuri bitagira amashanyarazi, donc udashobora gukoresha computer, kandi nyamara abana bagomba kwiga computer. Hari n'iziba zibitse kuri ibyo bigo. Ibi nyine zirabitse. Ubundi nk'icyo kintu umudepite yagombye kuba gikurikirana bugufi, agomba ubundi nge nsanga umudepite yagombye kuba bugufi aho atuye. Niba hari ishuri akazajya agira igihe akajya, kuko no umudepite nta muntu wamubuza kugenda akanyura. Baba bafite akazi. Baba bafite akazi gute? Ubundi itegeko ribagenga rivuga ko 2 mu mwaka nabwo bashobora gukora desante kuri tere. Ariko niba ntuye hano ntabwo buri munsi babicaye hari mu nteko. Igihe batagiye mu nteko nge nagenda nk'aho ntuye nkareba nkavuga ndetse iri shuri rakora rimeze gute, nta bibazo mufite, ukababera ijwi. Nuko nyine abajwi rya rubanda, ntabwo ari kugira ngo bagenda avuga ikibazo cyawe nawe nanjye. Ni nkuko akagenda ku ishuri akavuga ati mbese mufite imashini ariko habuze umuntu ubibigisha. Akaza hano muri Kigali bagatanga amatangazo ukavuga bati se nabo hari naho nabonye ngo babuze n'abantu bigisha gusuka imisatsi. Vraiment ntekereza ko ari abantu benshi no reka nkubwire, ni cya kibazo dufite. Hari ukuntu twifitiye ibintu byiza biraho, reba imashini zikaba abantu bakazibika, ari uwo mwarimu ntakore foro moderator w'icyo kigo ngo akore foro ajye kubaza yewe naza naha ni Kigali abaza ati ko hano i Kigali nta muntu uzi kwandikisha, atanga itangazo avuga ati turatanga akazi ku muntu uzi gukoresha imashini yandika ku mipira, kuko hano muri Kigali abantu benshi bandika ku myenda, ntabwo baburamo umuntu ujya gutanga ayo masomo. Abantu basuka ni benshi cyane, bazambwire babwire umuntu ujye unsuka ajye gutanga amasomo hano hirya Bugesera ngo babuze umuntu hafi ya Kigali ngo babuze umuntu ngo ubigisha gusuka.
donc reka nkubwire donc njye kuri njye nsanga ni negligence, donc ni umwete muke nukoze ikibura ni igikise ni hari ikintu kibura cyitwa gushyira imbere inyungu z'igihugu. Donc wowe kwicara ukareba ukavuga uti ngewe kwezi ko yo gushize umushahara wanjye ndawubona, imodoka ndayifite basigaye banasoma n'agacupa rwose bari, donc nta kibazo gihari. Ubwo rero umudepite y'umudepite ubundi yagombye gufasha ko aho atuye iterambere ryaho ryihuta, asura ibikorwa nk'ibyo ngibyo bihari, akareba icyapfuye imbere akabimenya mbere, bakaza haramunaka akavuga ati ariko ngewe hantuye, kuko hari amasaha bagira yuko bazibaza, akavuga ati ngewe hantuye hari ikibazo iki n'iki, ndasaba speaker ko yazadutumiriza minisitiri ubishinzwe mu ngano tukamubaza, ntibazajya kuzajya kubibona ari uko hashize igihe, izo mashini zimaze igihe, imashini ziraho n'abana ntibiga, kandi imyaka iragenda, imyaka ikarangira ku madiplome ngo arangije kwiga, kandi mu by'ukuri mashini zari zihari, nawe yarahari, n'umwana ugomba kwiga yarahari, ngo ariko habuze umwarimu kuyiga. Donc ntabwo dushobora kuva mu bukene dukora gutyo, ntabwo bishoboka, ntabwo ariko tugomba gukora. Umuntu yagombye gukora nk'uwikorera, uko wikorera iwawe ukavuga uti wanjye hateza imbere harasa nabi reka mbaze kurara, ikorere nk'uwikorera, we gukorera umushahara gusa mvuge ngo icyo nyene nuko nzi ko ukwezi nigushira bazampemba. Kunda igihugu cyawe ku buryo ukorera igihugu nk'uwikorera. Ubwo urumva iyo uvuye mu miyoborere myiza uhita ureba no ku buzima bw'abaturage. Ubwo urumva kandi niba imiyoborere myiza itaragenze neza nk'uko bivuze, ubwo ubuzima bw'abaturage bwo bumeze gute muri 2022 umwaka twashoje? Ikigaragara cyane cyo no bukene, donc abantu benshi baragenda basubira inyuma mu bukene, ku mpamvu imwe z'uko nyine imishinga ishyirwaho, ugasanga abayobozi nyine batabyitaho ngo bakurikirane barebe ko iyo mishinga yashyizwe mu bikorwa, hagashyirwaho amakoperative, ugasanga abayobozi ntabwo bakurikirana ngo barebe se amakoperative, kuko ubundi koperative kuri njye nemeza uyu munsi ko amakoperative nicyo kintu kizadufasha kuva mu bukene, ariko izo koperative ugasanga nta mbaraga abantu bishyiramo, ntabwo bakurikirana naho ziri, hari abashoramo ibitiyo bakayora, noneho umuturage agasigara wundi utunzwe n'ubuhinzi, nibageze amahirwe imvura ikagwa akaba arasaruye, nibageze umwaka izuba ryavuye ntashobore gusarura, ku buryo iyo ugiye mu byaro muri iki gihe byo mu Rwanda ugenda usanga abantu bagenda barushaho kugenda bakena, umubare mwinshi, hari bakeya bashobora kame mu gukora ibikorwa bishobora gutuma bazamuka bakagera ko abandi bagenda barushaho gukena, ugasanga bagenda barushaho rwose gukena, ku buryo abantu bo mu nzego z'ibanze, abadepite bari mu bantu bakagombye gutuma iterambere ryo mu gihugu cyacu ryihuta. Ariko ikintu nabasaba nuko bashyira imbere inyungu z'igihugu, bagakunda igihugu. Gukunda igihugu ni ugukunda umuturage uyobora, ukamenya uko yiru, ukamenya uko waraye, ukamenya ikimuhangayikishije, ukamenya impamvu adatera imbere, ukamenya icyashobora gukorwa kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Ambassador Rwangombwa ntiyavuze ko ubukungu bw'igihugu bwazamutse? Nibyo ari we, ari ndetse n'ikira kigo cy'ibaruramibare, ari na minisitiri w'imari, bose batwemeje ko ubukungu buzamuka. Biriya by'uko babara umusaruro mbumbe w'igihugu kenshi ngira ngo twagiye tubiganiraho kenshi, ntabwo ari ikimenyetso fatizo cy'ubukungu uko bigenda, ndetse uzasanga kenshi abahanga mu by'ubukungu bavuga bati ntabwo mu by'ukuri garagaza ukuri kwa nyabyo. Donc uko kuzamuka k'ubukungu hagendeye uko babara umusaruro mbumbe nuko n'imibereho myiza y'abaturage ni ibintu binyuranye, kuko ushobora gusanga hari abantu bafite umusaruro mbumbe uri hejuru ariko ugasanga abaturage babo babayeho hasi. Ni hano mu Rwanda rero niko bimeze, uko batubwira ryo ko ubukungu bwazamutse ariko usanga nyamara mu bihugu y'abaturage, kuko ntabwo bavuga ngo ubukungu bwazamutse 6.8 niho tuzagera ngo umwaka wa 2022 niho uzasiga ubukungu bwacu bugeze, hanyuma ugasanga umubare munini w'abanyarwanda utagishobora kurya 3 ku munsi, abenshi barya 2, nako benshi barya 1, abashobora kurya 3. Donc urumva ni ikibazo gikomeye, ni ubukene bugenda buzamuka mu gihugu kubera nyine abantu bagenda basubira inyuma. Donc urumva ni ikibazo, hakwiriye kureba uburyo impamvu niba ubukungu hamwe buzamuka, tuvuga ngo umusaruro mbumbe tukabasanga ari buzamuka, hakwiriye no kurebwa ese hakorwa iki, nize ngamba zigomba gufatwa kugira ngo wa muturage hasi nawe ashobore kuzamuka, ashobore kugira ubushobozi bwo guhaha, bwo kugura kugira ngo ashobore kwitunga. Niyo nkunze kuvuga ari ikibazo kijyanye no kugabanya imisoro,
ibintu binkenerwa. Hari ikibazo cyo gukora mu makoperative ntiyazatuma abaturage hasi bubaka ubukungu buciriritse, ndetse bikanafasha mu makoperative agafasha no kuva mu by'ubuhinzi ajya no mu yindi myuga. Ariko hakundi nyine urubyiruko rugomba gufashwa gukorera hamwe bitewe naho bari n'ubumenyi bafite. Nyemerera dusoreze ku buhinzi. Ubuhinzi bw'u Rwanda 2022 ni iyihe sura bwasize? Umunsi dufite minagri. Dufite minagri, nabonye na Yebo yaragaragaje ko ibicuruzwa twoherezwa ku masoko kamwe mu byazamutse. Ngandura bukungu turi hejuru. Ntabwo ari hejuru cyane ugera, kuko iyo ndebye ngasanga bavuga bati kawe yinjije miliyoni imwe y'amadolari n'ibindi bigerekaho, ikindi miliyoni enye nako ibihumbi magana angahe, ugasanga byose bigeze nko muri miliyoni 10 gusa. Kamwe muratekereza ukavuga uti ujya kureba mu bindi bihugu ukareba amafaranga babyinjiza biba byohereza ku masoko uko bingana, ukagira impungenge ukavuga uti ni ryari uzashobora kugera kuri leva yo guproduce kuryo twereza mu mahanga. Ariko mbere yuko tujya ku isoko ry'amahanga tubanze turi isoko ryacu ry'imbere mu gihugu, ese ryo turarihagije ku buryo umuturage w'umunyarwanda ashobora kugenda akajya ku isoko agashobora guhaha? Ntabwo uyu munsi bishoboka. Kwigondera ibiciro biri ku masoko hanze ahangaha ntabwo byoroshye. Ibishyimbo birahenze, ibirayi cyakora nabonye byongeye kugaruka mu mezi mu kwa 10, mu kwa 9, mu kwa 10 byaguraga 150. Nabonye byagarutse kuri 500. Ariko ibishyimbo biracyari hejuru, biracyari ku 200. Kandi urabona ibintu duhinga inaha kweli. Kandi urabona umuturage w'umunyarwanda iyo adafite igishyimbo mu by'ukuri ni nkaho nta kintu abafite. Nta bihari ahangaho kenshi navuga ko ndabyatewe na ya mihindukire y'ikirere. Ariho mvuga nti birakwiriye ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bureba uburyo hashyirwa imbaraga mu bintu byo kuhira. Dufite amazi nkeje mu mezi ashize 2 cyangwa kwezi kumwe, mu kwezi kwa 12 cyangwa mu kwa 11 sinibuka neza, nari mu bice by'ahantu hauze zaramba Gaseke. Hari n'ahantu imisozi miremire ariko usanga harimo amazi abanyuramo hirya no hino, ariko ugasanga ku misozi barahinze imyaka yarumye ahantu hafi aho ngaho amazi anyura. Donc birakwiriye ko tugomba kugira abantu bari abagoronome bashinzwe iby'ubuhinzi kwegera abaturage bakabafasha kureba uburyo hajya kuhirwa imyaka. Byo birasaba ko mu mafaranga mu ngengo y'imari igenerwa ubuhinzi yongerwa ku buryo cyane. Hari n'amafaranga menshi arimo harayo ambasade y'ibihugu byishyize hamwe by'Iburayi yatanze agera kuri za miliyoni 76. Hari kira kigega cy'isi FM cyaduhaye mu kwezi kwa 12 miliyari zirenga 340 yo kugira ngo jistoma turebe uburyo twahangana n'iryo hindagurika ry'ikirere. Abo mafaranga batanze rero ngewe nakwifuza ko amesha ajya mu buhinzi, cyane cyane mu kwiga uburyo twajya dukuhira. Nkaho hantu hari amazi dufite hirya no hino mu misozi, abantu baho imyaka yabo ntiyume kandi bafite amazi aho, hakigwa uburyo hashyirwamo pompe bakajya bagera hirya no hino bagashobora kuhira, kuko ahantu hose bashobora kuhira. Ntabwo hari igihe bimbabaza ibyo mu gihugu cyacu pe. Hari igihe bimbabaza kuko ubushobozi burahari, ntabwo ari ubushobozi bubuze. Ibibazo birahari n'ubushobozi burahari n'abantu barahari, harabura gusa uburyo bwo kubikemura. Harabura abantu bakunda igihugu bajya imbere bakavuga ati ibintu bikorwa gutya na gutya, kandi bagashyiramo imbaraga bagakunja amaboko y'amashati bakajya mu kazi bagakora bakavuga ati hano biragomba gukorwa. Ariko abantu twantereje muri Israel mu byo kwiga uburyo iyi system yo kuhira, nta hantu ndahamwe ndabona irakora ngo tuvuge ngo mu misozi aha naha bashobora kweza bagera gute. Hari mu bishanga nyine, ariko nibarebe uburyo tuzamuka no mu misozi ayo mazi ajye cyane ko mu misozi myinshi dufitemo nayo mazi. Hagiye bagena ngo bakaza bahinduye kariye. Ni ikibazo nyine kubera ikizo, kubera ko amfete nta nk'umwuga w'ubuhinzi mu Rwanda tufata nk'umwuga uciriritse, dufata n'umwuga w'abakene n'umwuga w'iki, kandi nyamara ni umwuga ubundi ushyizwe mu imbaraga ushobora gukiza abantu ba nyiraho bawufite. Ngayo nguko ni byinshi cyane tugarutseho tugiye turebera hamwe. Mme Victoire Ingabire agiye agaruka ku byo we yabonye cyangwa se ibyo yabonye ko bitashyizwemo imbaraga, ariko muri uyu mwaka mushya turimo wa 2023 ko bikwiye gushyirwamo imbaraga kugira ngo twubake igihugu, twubake umunyarwanda, mbese dutere imbere muri rusange no mu karere kacu naho bigende neza. Twaganiriye ku burezi, tuganira ku butabera, twaganiriye ku miyoborere myiza, ni byinshi cyane. Mme Victoire Ingabire, nyemerera ngushimire.
yego namwe murakoze. uyu mwaka uzakubere umwaka w'amata n'ubuki, umwaka mwiza cyane. Urakoze cyane, nawe bizakubera uko. N'abadukurikiye buri muntu wese mu bice arimo ibyo arimo arakora byose, nawe twizere ko uyu mwaka uzamugendekera neza, nareba ibyo atakoze neza mu mwaka twarenze wa 2022, ahubwo uyu mwaka turimo avuga ati ibi nanjye ndabikora mbigereho, kandi mbifashijwe n'Imana cyangwa se abafite ukundi bemera nabo ibyo bemera bizabafasha kugera ku byo wifuza. Abatemera Imana hari abafite ibindi bemera banasenga. Kareka abo ngabo batemera Imana ntukajya unabashyiramo. Yes, iyi ni muri demokarasi.